nibature mpuzamahanga. ijambo rivuga hejuru y'umukristo wakuze n'ibimuranga. Yego. Umukristo wakuze n'ibintu bimuranga. Kandi umuntu wakuze kugira ngo tubashe kumuvuga biba bisaba ngo ntabwo ari uwakuze mu buryo bw'umubiri n'amaraso cyangwa se mu buryo busanzwe. Yego. Ni mu buryo bw'umwuka niho tubyerekeza kugira ngo tubashe kubyumva bidufashe muri no rugendo. Ni ijambo rijyanye no gukura k'umukristo. Umukristo wakuze n'umeze gute? Ese utarakura we yabasha kwimenya gute ko atarakura? Akenshi burya kugira ngo umuntu ahinduke nuko abanza no kumenya n'iki kibura kitagomba gufasha kugira ngo kibashe nacyo kuva ku rwego rwo hasi kizamuke kijye hejuru. Yego. Bajya banavuga ngo ujye gukira indwara ngo arayirata, cyangwa se nawe ntabwo ushobora guhinduka uwundi cyangwa se ngo wiyubake utaramenya aho ukeneye gushyira imbaraga. Turi mu rugendo, kandi urugendo turimo urugendo tugenda duhura, dufashe igihe mu ntambara, tugenda duhura n'ibintu byinshi bishobora gutuma rimwe na rimwe dusubira inyuma, kandi twari tuzi ko turi kwavansa cyangwa se turi kugenda imbere. Ni urugendo turimo muri iyi si, rurimo intambara, rurimo ibibazo duhora duhangana, rurimo ubucakura, reka nkoreshe iryo jambo, rurimo amayeri menshi y'umwanzi akoresha kugira ngo atuyobye. Rero hari n'imvugo, hari n'ishusho igenda yihisha mu buzima turimo bwa gikirisitu kugira ngo tudakomeza kuba abo twagombye kuba turibo. Yego. Noneho ugasanga atari byo twatakaje kandi tutarabitakaje. Rero tugiye kuganira ijambo rivuga ngo umukristo wakuze n'ibintu bimuranga. Hari amagambo Pawulo yandikiye Abakorinto, byanditse mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, igice cya 13 no ku 11. Yaravuze ngo gira umwana mutoya, navugaga nk'umwana muto. Ni ukuvuga ngo imvugo yanjye imeze nk'iy'abana batoya. Ngatekereza nk'umwana muto. Kuvuga ngo burya hari ukuntu umwana ajya atekereza. Nkibwira nk'umwana muto, burya kwibwira wenda abantu bashobora bifite sanse bitewe n'uko uri kubyenterepureta, ariko ugerageje kubisobanura ni nko kuvuga ngo watekereza ikintu wenyine, urangize wifatira n'umwanzuro wenyine, ugiye umurongo ukavuga ngo buriya kiriya kintu nuko kimeze. Niko kwibwira. Yego. Urumva ni ukuvuga ngo kera umwana muto, navugaga nk'umwana muto, ngatekereza nk'umwana muto, kandi nkibwira nk'umwana muto. Urumva yagiye ashyiraho ijambo muto. Uvuga ngo ubundi twe turi abana b'Imana. Haleluya. Amena. Ariko yongeyeho nkiri umwana muto, ni ukuvuga ngo twebwe ukiri mutoya, ni ukuvuga ngo ni umuntu wavutse, wamare kuvuka, ariko hakaba hari ibintu akeneye kwiyubaka. Muri iyo mpamvu twavuze ngo tugiye kureba ibintu bishobora kudufasha mu rugendo tukaba abantu bakuru.
yego warangize aravuga ngo ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Amen. Amena. Reka turebe dufatire ku rugero rwa Nikodemu. Nikodemu yari umufarisayo kandi yari umufarisayo wari warize. Yari azi iby'amategeko, yabaga no mu nteko Sanhedrin, yabaga mu nteko y'abari bagize navuga ni nka foramu cyangwa se itorero. Amatorero icyo gihe yari ari muri iyo nteko mu buyobozi bukuru. Yari n'umukire, urumva yari yarize, yari umukire, yari umuyobozi. Ariko reka turebe ikiganiro yagiranye na Yesu. Turajya mu gitabo mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu nk'uko bwanditswe na Yohana mu gice cya 3. Muze kumufasha buri wese ufite Bibiliya hafi yiwe, tujyane muri aya magambo. Nkeneye yuko tuyaganira turi kugenda, buri wese ari kugenda asoma. Yego. Yohana 3 turahera aho ngaho. Noneho duse naho dusesengura kino kiganiro tucumve, turebe noneho ibyo turi kuganira bijyanye n'ibiranga umuntu wakuze. Amen. Kandi kuba warakuze cyangwa utarakura ntabwo ikimenyetso cy'uko uri mu bakuze ari uko uri mu rusengero cyangwa uza guterana inshuro nyinshi. Oya, kuba uza guterana kenshi ntabwo biraba ikimenyetso cy'uko wamaze gukura. Amen. Ubwo rero ndizera ko mwahageze. Yego. Nikodemu, ni ibya Nikodemu. Aravuga ngo hari umuntu wo mu bafarisayo witwaga Nikodemu, umutware w'Abayuda, wo mu Bayuda. Uwo nguwo urumva twari tumaze kumuvuga n'ubundi muri definisiyo uko ameze. Yari umuntu ukomeye, uri mu bantu bafite ijambo. Uwo nguwo yasanze Yesu nijoro, aramubwira ati mwigisha, tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana. Urumva deja tukiri aho ngaho yafashe Yesu, yari amufiteho confusion. Aravuga ngo tuzi neza yuko uri umwigisha wavuye ku Mana. Yego. Aramufashe ariko deja amutandukanije n'Imana. Tuzi yuko uri umwigisha wavuye ku Mana. Kuko ari nta muntu ubasha gukora ibimenyetso ujya ukora uheretse Imana iri kumwe nawe. Yego. Ndabyemera neza yuko ibintu ukora ntibisanzwe, ariko uri umwigisha wavuye ku Mana. Deja yamusepaye n'Imana, yamuvanguye, yamukuye muri bwa butatu, ahubwo ni undi muntu ukomeye, ni umwigisha ukomeye, ni umuntu uri hejuru, ariko wavuye ku Mana, kuko ibintu akora ntibisanzwe. Yesu aramwitegereza akurikije ibyo yamubwiye. Yego. Yesu aramusubiza ati ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utarabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Urumva Yesu yabaye nk'umuhindura yabaye nk'uhindura icyo yaramubajije cyangwa ikiganiro yaramubijijemo. Aramubwira ngo kibishoboka kuko ntabwo wamenye. Urumva ashaka kumudeviya, ntabwo wamenye kubera yuko niyo mpamvu uri kuvuga ngo ndi umuntu wavuye ku Mana, ndi umwigisha. Aramubwira ngo ni ukuri ndakubwira yuko umuntu
utarabyawe ubwa kabiri atabasha kubona umwami Imana. Yesu yari yamaze kumwumva, yari yamaze kumva yuko nawe atamuzi. Nikodemu aramusubiza ati mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? Ubundi Nikodemu yagarukira n'ahangaha, yari kuba yinjije Yesu akamubwira ngo uwe ni gute ibyo ngibyo uri kumbwira bimeze gute? Umuntu yazaho gute, yavuka gute bwa kabiri? Yego, mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? Yongeraho agasubira mu nda ya nyina akabyarwa. Urumva none aritambuwe ibitekerezo byiwe, urumva aracyarimo yibwira nk'umwana mutoya, kuko rero mwese ko maze ndi umuntu mukuru. Ni gute nakongera nkavuka ubwa kabiri ngasubira mu nda ya mama? Urumva yari afite imitekerereze y'umuntu mutoya. Ntabwo yigeze atekereza Yesu ngo mutekereze y'Imana, ngo avuge ngo ni Imana ishobora zose. Wenda ni gute byogenda nayo bimbwireka kuko wowe uri Imana, byogenda gute? Yama noneho aritambuwa aramubwira ngo ngasubira mu nda ya mama muze. Ibyo bintu urumva bishoboka? Yesu abona yuko kuri gatanu, Yesu abona yuko atamwumvise. Arongera asubiramo ya magambo, ariko ahinduraho inyito gatoya, ahinduraho aramubwira ngo, aramusubiza ati ni ukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Urumva mbere yari yamubwiye, ariko yongeyeho andi magambo aravuze ngo ni ukuri asubiyemo inyito imwe yari yamubwiye kuri gatatu. Ni ukuri umuntu, ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Yego, ikibyawe n'umubiri nacyo ni umubiri, waravutse ndabyemera, ariko n'ikibyawe n'umwuka nacyo ni umwuka. Ukeneye kongera kuvuka mu buryo bw'umwuka. Ntabwo ndi kuvuga mu buryo bw'imivukire yawe nk'umuntu, wongere usubire mu nda ya mama wawe, ariko ugomba kuvuka mu buryo bw'umwuka. Yego, witangazwa nuko twiriye yuko bidakwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Yesu ku 8 ashyiramo ikintu kimeze wenda nava kiri filosofike. Aramubwira ngo umuyaga uhuha aho ushaka, ukumva guhuha kwawo, ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ujya. Ni uko n'uwabyawe n'umwuka wese amera. Pawulo yaravuze ngo titukiri abacu ngo twigenge. Haleluya, amen. Iyo wavutse, iyo wabyawe n'umwuka, ntabwo ukigenga. Numva ngo wamaze kwinjira mu bwami bukuyobora. Buriya turi hanze, ibitekerezo byacu n'ubwenge bwacu burakora cyane, ariko iyo twinjiye mu bwami bw'Imana twabugezemo, tuba dusangamo ibituyobora, bidushyiramo imbaraga, bikatujyana, bikatugira inama, bikadufasha. Haleluya. Umuyaga uzuhuka ushaka ukerekeza aho ugana, aho wifuza, niko umuyaga uhuha aho ushaka, ukumva guhuha kwawo, ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ujya. Ni nako n'uwabyawe n'umwuka wese amera. Haleluya, amen, amen. Nikodemu aramusubiza ati ibyo birashoboka bite? Yesu aramusubiza ati ukaba uri umwigishwa
wo mu Bisiraheli tumenye ibyo. Urumva turimo tuvuga ntabwo gutinda ahantu kiraba igisobanuro. Kuri 11 ni ukuri ndababwira yuko tuvuga ibyo tuzi kandi duhamya ibyo twabonye. Mwibuke dutangira Nikodemu yaravuze ngo mwigisha tuzi. Iriya tuzi ubundi ni pronoun, ni igisimbura izina. Yarimo avuga ngo twebwe mu nteko yacu tuzi yuko ntiyivuze we bwenyine, yarimo arapresenta n'abandi, yarimo avuga uko bamuzi bose muri rusange. Yaravuze ngo tuzi yuko uri umwigisha. Iriya ni tu isobanura twebwe twese, twebwe tuzi yuko. Yesu nawe mwagere kuri 11, haleluya, amena, mwagere kuri 11 agarura rya jambo yavuze ngo nawe agaruramo aravuga ngo njyewe na data n'umwuka wera. Tuvuga ibyo tuzi, ibyo tubabwira ni ibi ngibi, haleluya, amena. Tuvuga ibyo tuzi, yongeye kugaruramo cya kintu, mwebwe tuvuga ibyo tuzi, ibyo tubabwira turabizi. Ni ukuri ndakubwira yuko tuvuga ibyo tuzi kandi duhamya ibyo twabonye, haleluya. Nyamara tumwemera ibyo duhamya. Yarimo amwinjiza mu murongo w'ibikwiriye. Rero mu magambo yihuse, ikintu cya mbere kiranga umuntu ukiri mutoya utarakura. Umuntu ukiri muto abona ibintu uko we ari, ntabibona uko biri. Niyo mpamvu Nikodemu yarimo abaza ngo ese birashoboka ko umuntu yavuka yakongera kuvuka agasubira mu nda ya nyina? Iyo abibona uko ari, ntabona Imana mu bushobozi bwayo, ahubwo babona ibintu uko we ari. Si Imana ibikora, ahubwo iyo bireba ese njyewe nshoboye iki? Akenshi tugendera mu marangamutima yacu iyo tukiri abana, akatuyobora akatujyana uko ashaka. Burya umwana nta bindi byinshi aba ari gutekereza. Agera naho atekereza yuko icyananiye abantu no ku Mana kidashoboka. Iyo umuntu ukiri mutoya uzitekereza yuko nimba iki njyewe ntagishoboye, nta n'undi wanagishobora, n'Imana ntiyagishobora. Icyo ni ikintu cya mbere kiza kiranga umuntu ukiri mutoya. Azabona ibintu uko we ari, ntajya abibona uko biri. Ntashobora kubibona ibintu ngo avuge ngo ibi bintu birashoboka, nimba ngiye bitanashoboka ariko no ku bandi birashoboka. Ikintu cya kabiri kijya kiranga umuntu utarakura, wavutse ariko utarakura, ntajya yakira impinduka. Ibibaye byose yumva ari, nimba hari ikintu kibaye kitari mu murongo we yumva kimubangamiye. Nimba hari ikintu gihindutse ari mu itorero, hakagira ikintu gihinduka, yumva ari ikibazo, biramugusha. Impinduka iyo zije kenshi ziramugusha, impinduka zaje zitari mu murongo wiwe kenshi ziramugusha. Kandi buri gihe hari ibyo yemera yuko umucyo ari umucyo, umwijima ari umwijima, nta kindi abona. Ni wa wundi ujya ukoresha amagambo akavuga ngo ibi bintu ni uku byahoze, ni uku tubimenyereye. Iyo bijemo impinduka ntabwo abyakira, cyangwa akavuga ngo ibi ntibishoboka. Ayo niyo magambo akunda gukoresha, ni ibisanzwe, niko bihora. Impinduka ntabwo akunda kuzakira. Ubundi ntabwo turi ku Mana kubera yuko tubona ibintu
mu isura nziza gusa cyangwa mu isura y'uko twebwe twifuza ko bimera. N'igihe zahindutse tugomba kubyumva, niyo mpinduka tugomba kuzumva. Turi ku Mana kubera ko ari Imana, natwe tukaba ibiremwa byayo. Ntabwo turi ku Mana kubera ko turi mu bihe byiza cyangwa mu bihe bijyanye n'amarangamutima yacu. Haleluya, amen. Icyo ni ikintu cya kabiri kijya kigora umuntu ukiri muto utarakura mu gakiza ariko wavutse, cyangwa se utaranakizwa neza. Icya gatatu kimuranga umukristo wavutse ariko atarakura ajya abanka egalismo n'umuntu umeze nk'ugendera ku mahame, avuga ngo ibi bintu ni uku byahoze, ni uku tugomba kubikora. Niba tuvuga umuntu yakererewe muri gahunda, umuntu ni umuririmbyi yakererewe muri gahunda, aramamukiraho iteka avuga ngo twavuze saa 3, kuki wowe waje saa 4? Ntabanza kumenya n'impamvu. Iwazi ngo kubahiriza gusa amategeko cyangwa amahame zonyine birahagije, ariko ntareba n'ibindi. Iyo twibutse wa musore wo muri Mariko, wa musore w'umutunzi, ni amagambo dusanga muri Mariko igice cya 10 ku 17 gukomeza kugera kuri 30. Yaje aho Yesu aramuhamagara. Yesu kandi amuhamagara mu rukundo. Amen. Amen. Aramubwira ngo wa musore aramubwira ngo nakora iki kugira ngo tubashe kugukurikira. Donc yatractinga Yesu. Abimubwiye Yesu nawe arishima, ariko Yesu yari yamaze kumubona. Nibyo umusore ku 17 aravuga ngo ageze mu nzira umuntu aza ko ari yirukanka, aramupfukamira aramubwira ati mwigisha mwiza, nkore nte ngo mbone kuragwa ubugingo buhoraho. Yesu aramubaza ati unyitire iki mwiza? Nta mwiza nkiretse umwe Imana, uzi amategeko, ntukice, ntugasambane, ntugakore, ntukaroge. Amubwira amategeko yose. Aramusubiza ati mwigisha, ayo yose ndayitondera mpereye mu butoya bwanjye. Kuri 21 yeze cyane ngo Yesu amwitegereje aramukunda cyane, aramubwira ati usigaje kimwe gusa. Yesu yaduhamagara, azaduhamagara mu rukundo. Niyo twoba tutari beza ariko azaduhamagarisha urukundo rwayo. Yego, aramuhamagara, aramubwira ngo aramwitegereza, aramukunda. Kandi si uko yari yamaze kubona ko ari mwiza, ariko gusa yaramwishimiye kubera yuko n'Imana ni urukundo. Warangiza aramubwira ngo usigaje kimwe. Icyo kimwe aramubwira ngo genda ufate ibyawe ubitange, ubihe abantu bakeneye, urangiza were ko uze unkurikire. Wa musore abyumvise ngo mu maso yiwe harahonga, dongo harakanyarara. Ntiyabyakiriye, kuko burya ibyo hanze Imana yo izihamagara mu mutima, ntabwo izihamagara ibiri inyuma. Ntabwo izikangwa nuko twabyinnye cyane, twarimbye cyane, dufite amajwi meza, twaheretse yuko twazindutse, twagize gute. Oya, izireba ikiri mu mutima, ikamenya niba ikiri kugukoresha gifite inyota yo kushaka kuruta ibyo uri gushyira mu bikorwa. Ahamagara, Imana izihamagara mu mutima, izireba mu mutima. Wa musore harahunga, yumva biramuremereye. Amen. Niyo mpamvu
ntabwo turemye kimwe. Udakunda kuvuga cyane siwe ukijijwe kuruta uvuga cyane. Ufite karakteri zo kwitonda, hari igihe twe dushukika nk'abantu. Uwitonze cyane n'uvuga cyane, uvugira hejuru n'uvugira gake, icyo ntabwo ari cyo kiraba ikimenyetso cyo kuvuga ngo uyu runaka ngo arakijijwe, ngo afite ijwi ryiza, ngo ari urumva Imana izireba mu mutima. Mu mutima ibyo uri gukora, ibyo wereka abantu ni nabyo biri no mu mutima, kuko twebwe turi abantu tutabasha kureba mu mitima. Hari igihe dushukika. Hari igihe dushukika, ariko ku Mana siko biba bimeze. Ni iki kiri imbere muri wowe? Ibyo urimo, umuhamagaro turimo, icyo twahamagariwe hano dusengera, ni iki kiri imbere muri wowe? Ese ibyo uvuga n'ibiri mu mutima wawe biraguhamiriza neza yuko nta zindi mana ziri mu mutima, nta bindi wacumbikiye? Nkiri umwana muto natekerezaga nk'umwana, nkavuga nk'umwana, nkibwira nk'umwana, ariko maze kuva muri izo ngibyo. Ni ukuvuga ngo nayo mpamvu no mu magambo tuba dusoma muri Matayo 6 no kuri 1 aravuga ngo mwirinde ntimugakorere ibyiza byanyu imbere y'abantu, kugira ngo babarebe, kuko nimugira mucyo ari ntangururano muzagororerwa na so mu ijuru. Ubundi si na bibi kuba twakorera imbere twereka abantu ibyiza, cyangwa se twabikora imbere y'abantu ngo babibone. Icyo si ikibazo, ahubwo ikibazo ni umutima twabikoranye. Kubahiriza iby'amategeko n'ibindi, kubahiriza indangagaciro, kubahiriza ibyo mu bwami bw'Imana si ikibazo, ahubwo ikibazo tubikorana uwuhe mutima? Amena. Ni ibyo ngibyo umuntu utarakura aba ashaka ko ibintu bigenda uko iwe ashaka, uko abishaka. Buriya umwana muto ibintu abijyana mu shusho yaho. Rimwe na rimwe niyo yakoze amakosa ukamusekera, arishima kandi yakosheje. Iyo umuhaye bombo, ushobora kumuha bombo, wayimuha wa mwanya uyimuhaye akishima, wongera kumubwira ngo nanjye mpaho, akaba yanakwima, ntatekereze yuko ahandi yindi yavuye hashobora kuva n'iyindi wenda ngo aguheho, ahubwo akayikwima kubera yuko yamaze kuyifata. Ubu ni umuntu ukiri muto. Ariko reka turebe umuntu wakuze, twihute tugenda tugana ku musozo. Ikintu cya mbere kiranga umuntu wakuze agira urukundo, azasa n'Imana. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari iki? Ari urukundo. Niyo mpamvu no mu mbuto z'umwuka urukundo Pawulo yarubanje, aravuga ngo yahereye ku rukundo, aravuga ngo urukundo rushamikiye ibintu byose, rurihangana, rugira neza, ntirwirarira, isoni. Urukundo, umuntu wakuze agira urukundo. Umuntu wese udakunda, umuntu wese ukunda yazawe n'Imana kandi azi Imana. Mwumva aho ngaho ari n'amagambo dusanga muri Yohana 1. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Azi Imana, kumenya Imana niko gukura. Kumenya Imana niko gukura. Nikodemo yatindanye na Yesu, aramumenya, nyuma aza gukura. Mwibuke yuko ari mu bashinguye Yesu. Hanya twamuvugaga nk'umuntu ukiri muto, ariko nyuma yatindanye na Yesu, aramumenya, arakura. Kumenya Imana niko gukura. Haleluya. Amen. Iyo wamenye Imana urakura, ibyo ukora byose bishingira ku Mana. Ikindi cya kabiri, umukristo wakuze
agira ibanga buriya umuntu utarakura azavuga ibintu ugasanga nibyo bimugizeho ingaruka ntazamenya erega bajya bose tuba turi kumwe siko bose ari beza hari n'igihe tuvuga ibyacu ikaba impamvu yo kutwangiza no kutwinjiza mu makosa no kutwinjiza mu bibazo. Umuntu wakuze azagira ibanga azamenya uko agenda akamenya aho ari akamenya n'ibyo agomba kuhavugira akamenya icyo avuga akamenya n'icyo areka. uwo ni umuntu ufite ibanga. muze gusoma amagambo ari mu Bami ba mbere 13 ku 14 kugera ku 18. muze kongera gusoma amagambo ari muri Esiteri 2 no ku 10. hazavuga ngo icyo gihe 2 no ku 10 muri Esiteri ngo igihe cyose Esiteri yabaye ibwami yari yarigeze avuga ubwoko bwiwe cyangwa ngo avuge bene wabo uwo ari we. kubera iki? kubera yuko Moridekayi yari yaramubwiye ngo uramenye ntuzigere na rimwe uvuguriwe kugeza igihe gahunda ya fere yose izagira gute izarangirira. Haleluya. Amen. Iyo burya ibanga rizari twinjiza mu masezerano yacu. hari igihe tumena amabanga akatubera inzitizi mu by'Imana yatuvuzeho. ariko iyo twagize amabanga iyo twagize ibanga umuntu wakuze aza abika ibanga. ibyo Imana yakubwiye byose uzugenda ubivuga. iyo wakuze uzumenye ububwira n'ubutabwira uzumenye ibyo ubika uzumenye uko uganira n'Imana yawe uzugirana amabanga n'Imana yawe. kuko hari igihe tuvuga ibyacu umwanzi akabimenya akabifata agatangira kurwana nabyo akabigwanya bitaragerwaho. ikindi umuntu wakuze amenya kwambara kandi akisuzuma. ijambo ry'Imana rivuga mu Efeso ngo twambare intwaro zose z'Imana kugira ngo tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Efeso 6 duhereye ku 10. mwambare intwaro zose z'Imana. uru rugendo turimo ni intambara kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. dutangira twavuze ngo turi mu ntambara. umuntu wakuze aza yambara intwaro azamenye uko yambara kandi akambara akikwisa akanisuzuma agahora yisuzuma mu rugendo. ikindi icyakane umuntu wakuze amenya uwo ari we amenya identite yiwe. nibyo bihura na bya bindi nababwiraga byo kumenya ibanga. ajya amenya identite akamenya ngo njyewe nduyu singomba kwitandika muri biriya. hari aho ntagomba guhagarara hari ibyo ntagomba kujyamo. ibi ngibi si ibyanjye njyewe nduyu. ajya amenya identite. iyo utarimenya ujya ugwa mu makosa menshi. kandi burya agaciro k'umuntu ni ukubanza kumenya uwo ari we. yego agaciro kawe ni uko uba wigize kwanza ukabanza ukimenya. burya abandi ntibakumenya utimenye ngo ubamenyeshe uwo uri we. iyo wamaze kwimenya uza umenyesha n'abandi uwo uri we kandi wamara kumenyesha uwo uri we bakakubahira cya kindi uri cyo. yego amen. amen. icya gatanu umukristo wakuze arizera agira kwizera. kwizera ni ikintu kiba mu mutima kiba hejuru. ayo magambo twagiye tuyaganira ni ikintu cyo mu mutima kiba hejuru y'amarangamutima kiba hejuru ya za sense tuzi bya byumviro by'umuntu. kiba hejuru ya sense de toucher kwa kundi tuba dukora. hari igihe tuvuga ngo ngewe ikintu ntakozeho ubundi tumenya ibintu kubera ko twabikozeho kubera ko twabyihumuritse tukabyumva kubera ko twarigase ku rurimi tukabyumva kubera yuko amaso yacu yabibonye kubera ko twabikozeho n'amaboko cyangwa n'igihimba cyacu cy'umubiri. icyo kintu ukakimenya. umuntu agushyize umunyu mu kanwa ushobora kumenya ko ari umunyu ukabitandukanya n'isukari
icyo ngicyo kiba gituma ukimenya ariko kwizera kuza kunakora no hejuru y'aho ngaho kukakubwira n'ibintu biri a distance nawe ibyiyumviro byawe bidashobora kugeraho umuntu wakuze rero aza korera no muri aza korera no mu rwego kandi umuntu wakuze azinjira akwiye kunyuramo ibiri zitubwiriza ibitunganya n'ubundi ikatubwira n'inzira ngari haleluya amena so tugira disipurine kandi disipurine yacu ni ikintu kiguha ibyishimo mu gihe kizaza uwo mwanya kiza gisa n'ikikubabaza ariko tukagira ibyishimo tukamanga twebwe marigira n'ibibazo turimo njyewe ngomba kurangwa na disipurine mu nzira ifunganya izitunyonga rimwe na rimwe sinzi umuntu wafunguye telefone turakumva neza cyane izitunyonga tugahura n'ibibazo ariko tukihangana tukavumirira tugakomeza kugira ngo tubashe gutambuka neza ibyo ni ibintu biza biranga umuntu wakuze nawe wakunguraho n'ibindi dusore ikintu aza ayoborwa n'umwuka ijambo ry'Imana rivuga ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose sans exception abo nibo bana b'Imana amen umuntu wakuze aza ayoborwa n'umwuka w'Imana abaroma 8:14 abayoborwa n'umwuka w'Imana bose tudakuyemo n'umwe waba umwirabura waba umuzungu waba umugufi waba muremure waba inzobe waba igikara abo bose waba ufite amateka ameze gute aho wanyuze hose uyoborwa n'umwuka wese w'Imana uwo nguwo niwe mwana w'Imana amen kugira ngo umuntu ave mu bwana akure izo ntambwe reka zisorezeho kugira ngo umuntu ave mu bwana akure agere ahinduke ikintu hari bimuranga ubundi mu Baroma 12 azava ngo ntimwishushanye n'abiki gihe ngo ahubwo muhinduke rwose mu gifaransa cyangwa mu cyongereza habamo ijambo kuba transforme iriya transforme igira icyo bita prefix ni ijambo ribanziriza rivuga ngo trans ni ukuvuga ngo ni ukwimuka ivuga kwimuka trans ivuga kuva ahantu trans kwimuka ukava ahantu ukajya ahandi noneho hakazamo suffix yitwa forme n'iriya jambo nafashe transforme ndikatamo kabiri azabanza trans ni ukuvuga ngo ni ukwimuka no forme suffix forme ni ukuba forme uza wimuka ukava ahantu ukagenda ukajya ahandi ukigishwa uba uteye intambwe wagera ahandi ukigishwa ugahabwa ibintu by'ingenzi bigufasha gukura amen 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 tugomba guhinduka twishushanye n'abiki gihe tugomba kuba transforme icya kabiri tugomba kwambara neza nk'uko twabivuze kwambara Kristo kandi kiduhe urwaho imibiri yacu tukagendera mu mucyo musome mu Baroma 13:13 dukomeye cyangwa mu Efeso ahandi twavuze kwambara intwaro z'Imana agomba gusoma ijambo ry'Imana nivyo bijyo zacu nivyo biza bituma tubasha kugira inspiration ijambo ry'Imana nivyo bijyo z'abana b'Imana niryo ridukuza niryo riturera niryo tugomba gushingirayo niyo mahame yacu niyo tegeko ryacu niyo ubwenge bwacu niyo mirire niyo mikorere yacu imikorere yacu iba mu ijambo tugomba gutungwa naryo tugomba kuryumva ntiwobaho Yesu yaravuze ngo ntabwo ari imitsima situreshejeho haleluya amen amen situreshejeho si izo ngibyo tugomba gukurikira
gukurikira Yesu. Iryo ni irindi, tugomba gukurikira Yesu. Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Yesu niwe nzira. Ntabwo Yesu yavuze ngo ndi mu nzira. Yesu ntiyavuze ngo ndi mu nzira. Yaravuze ngo niwe nzira, niwe tugomba kunyuraho. Mu yandi magambo tugomba nuvuga ngo ntabwo yavuze ngo ndi mu nzira nimuze niwe nzira. Niwe kiraro. Yego. Haleluya. Niwe kuri. Ntabwo Yesu ari mukuri ahubwo niwe kuri. Tugomba kubyumva. Niwe buzima, niwe mutima. Haleluya. Amen. Yesu tukamenya yuko ari we nzira, niwe buzima, niwe kuri, niwe byose. Yego. Haleluya. Amen. Amen. Tugomba kuvuga ukuri kandi turi mu rukundo. Mu Efeso 4 ku 15 haba ngo tuvuge ukuri turi mu rukundo dukurire muri we muri byose. Uwo niwe mutwe ari we Kristo. Ari wo Kristo. Tuvuge ukuri turi mu rukundo dukurire muri we muri byose. Amen. Efeso 4:14 ku 15. Haleluya. Amen. Tube ku bitaniro turangwe n'amasengesho. Ya Zaburi 84 ivuga ngo umunsi we gusa mu bikari byawe unutira imyaka myinshi, iminsi myinshi, ibihumbi byinshi n'ahandi hantu. Ikagera n'ubwo itubwira ngo nakunda kuba hafi amarembo aho ngaho. Umuntu akwemera nkaba n'umuzamu, ariko gusa kuba hafi gusa inyota gusa yo kuba ahantu, kuba hano muri nibature, kuba mu nzu y'Imana ubwabyo. Haleluya. Biturutira indi minsi myinshi turi mu wundi buzima. Haleluya. Amen. Abameze gutyo abantu bakuze bakiriye umwana. Turi gusoza buriya bene data, ibyo umuntu abiba nibyo asarura. Ibyo umuntu abiba nibyo asarura. Ibyo mushaka byose. Haleluya. Amen. Nibyo mubona aho wabibye. Niba wabibye mu mbaraga, niba wabibye mu mwuka, niba wabibye mu masengesho, niba wabibye mu ijambo, uzasarura, uzavanamo bya bindi birimo. Abantu gukura numvise Nikodemu atangira imyumvire yari afite, urwego yari ariho, ariko nyuma yarakuze kuko yasanze Yesu. Ntiwasanga Yesu ngo uhure nawe ngo usubireho kwa kundi wari umeze. Uzume ikindi kintu uzahunguka ugakura. Ariko iyo tuye imbere y'amaso y'Imana, ahantu turi ni mu butunzi, ni mu migisha, ni mu mbaraga. Amen. Nushaka kumenya ibikurimo uzarebe ibyo ukura. Nushaka kumenya ukorera uzabaza umutima wawe. Urya umutima wawe ntuzi ukubesha. Nubwo umunwa wovuga ibintu, burya naratangaye umunwa ni igitangaza. Cyangwa se hari igihe umutima ukongorera ukawubwira ngo dore ukuntu ibintu bimeze, ariko wajya kuvuga ukamuvuga ibindi kontrere. Ukamuvuga kontrere n'ibintu bitandukanye. Nushaka kumenya uwukorera tuzabaza umunwa wawe cyangwa ururimi rwawe. Hari igihe ruzakubwira ibitari byo, ariko umutima wawe uzajya ukubwire reality. Ubwire ngo nubwo uvuze ibi ariko uruyu. Nushaka kumenya, nushidikanya n'umutima, uzabaza umwuka wera, azakuyobora, azakubwiza ukuri, azakubwira. Va mu mwijima ugana umucyo. Umucyo ubikura. Gana Yesu, fashwa n'umwuka wera. Turabo Imana yirongoye. Turi ubwoko bw'Imana. Turi ishanga ryera. Haleluya. Amen. Muri Yesu turi mu ntambara, turi mu bibazo, turi mu ngorane. Imana ni umwuka n'abayisenga. Haleluya.
Amen. tugomba kuyisenga mu kuri no mu mwuka. Twebwe turi abana b'Imana dutandukanye, tugomba kumenya uburyo tugenda, tugomba kumenya tuyobora. Turi mu bwami bw'Imana, tugomba kumenya ibikorerwa mu bwami bw'Imana. Yego. Tukiri abana bato twavugaga nk'abana, tugatekereza nk'abana, tukavuga nk'abana, tukibwira nk'abana, ariko tumaze gukura tuva muri ibyo ngibyo. Amen. Twakira ijambo ry'Imana, Imana ibane natwe, Imana imuhe. Murakoze, reka dusenge. Yego. Mana uri uwo kwizerwa, uri isoko yacu. Mu ijambo ryawe niho dukura ubwenge, niho dukura ubumenyi, niho dukura ibidutunga, niho dukura ibitubeshaho. Tubeshweho n'ijambo ryawe, dukurire muri wowe. Uduhe ubwenge bwo kumenya gufata ibanga mu buzima bugoranye bw'isi. Uduhe ubwenge bwo kudatakaza icyo twahawe n'ijambo ryawe. Twambare wewe, twikwize tube muri wowe, dusenye imigambi y'umwanzi. Ijambo ryawe rikurire muri twe, mu izina rya Yesu, amen. Nibature Mpuzamahanga TV.